cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Latina yararimo aganira na Evan ndetse yararimo mubwira ko umutima mubi umuntu awuvukana ndetse akawukurana. Reka inkuru yacu n'ubundi tuhere kuri abangaba bombi babiri kuko baba bagiye kuganira. Latina akomeza kuganiriza Ituze amubwira ati Evan, buri munyarwanda yaravuze ngo umuntu asiga ikimwirukanse ntasiga ikimwirukamo. Umuntu ashobora kwiruka agahunga abagome ariko ubugome bumurimo ntiyabuhunga. Umuntu ashobora gusiga abanzi be ariko urwango ruri muri we nawe yaruhungira ntiyanarusiga kuko agendana narwo abana narwo. Rero wishaka kwigira uwo utari we, ushake kumva ko ugiye kwigamo ubugome, kumva wakwihorera, biragoye, ntabwo uzabigeraho. None se Evan, amubaza banza mbere yuko nkubaza reka mbanze nkubwira iki. Buriya abantu bahemuka aho bava bakagera amahoro bagira. Urahemuka ariko iyo uryamye ibyo wakoze byose bigaruka mu mutwe wawe. Ubugome bwose wagiye ugira bugaruka mu mutwe wawe. Ese urumva uri tayari kujya uryama ukabura ibitotsi? Umutima ugahora ukurya kubera ibyo wakoze? Waretse Imana yo mu ijuru igahoresha uburakari bwayo? Waretse ko Imana ariyo izaguhorera koko? Reka ntabwo kwihorera ari byiza. Evan ati none se Latina, nkora iki? Ko nta bundi buryo mfite nakwivuramo uyu mubabaro, ko nta bundi buryo mfite neza ntarenga agahinda mfite. Latina ati Evan, ntabwo ari ngombwa ko Maya gusaba imbabazi, si na ngombwa yuko aza imbere yawe. Urasabwa kumubabarira ukamuruhukaho, ahubwo ukumva umugiriye impuhwe, ukabona nyine ko nawe ibyo akora atari we, afite ikimukoresha. Namaze kumenya ko nta muntu unyangara, ahubwo ikimurimo aricyo kimutera kunyangara. Rero ugomba guhangana n'ikibi kiri muri Maya. Maya ntago akwanga, ahubwo ikibi kiri muri we nicyo kikwanga. Evan ati Latina, ngeze aho ngaho ntabwo nshaka kubyumva. Maya yarahemutse, yahemukiye mama, yahemukiye data, yarahemutse nanjye ubwanjye yarampemukiye. Yahemukiye umuryango wa Jaya, yahemukiye umuryango wa mama. None ngo mubabarire? Ati ntacyo kintu uri kucyumva? Ati ni umuti ushaririye ariko ugomba kuwunywa. Ndabizi neza ko utapfa kubyumva kano kanya, nta nubwo ushaka kubikora, ariko ukwiye kumubabarira. Evan ati reka duhindure ikiganiro. Hindura ikiganiro, uriya nta mbabazi akwiriye. Yuzuye ubugome. Nitere mbabarira umuntu utaransabye imbabazi? Umuntu wanyanze, wanyambuye ibyishimo,
akangira imfubyi uhereye mu buto bwanjye. Kugeza ku myaka mfite ubu. Maya yatumye mbaho mbabaye ubuzima bwanjye bwose. Ngira ukuntu namubabarira. Twagiye tuba abanyakuri. Urumva ibyo bintu biba bishoboka? Urumva wowe uwo muntu wamubabarira? Nibyo Imana idusaba kubabarira. Ariko Latina biragoye. Latina ati ituze. Urituze nk'izina ryawe. Uhorana umutuzo n'ubumuntu. Mama wawe wagiye kukwita yari yabibonye. Rero wishaka kuba ikigwari. Ndatekereza muri ya audio wumvise harimo yuko ugomba kuba inyangamugayo aho kuba inkundamugayo. Ugomba kuba intwari ukirinda kuba ikigwari. Ntekereza ko Rinabaye ari hano ntabwo yagushimira kujya kwihorera. Ndabyibuka mu minsi yashize ubwo twari turi kumwe na Tania, ari murimo muvuga ngo kwihorera. Nari mbashyigikiye. Sinzi impamvu uyu munsi na change mind. Wenda hari amabi ye yose mwayashyira hanze akabihanirwa, ariko nanone mukamubabarira. Erega nawe ntago ari we. Latina, wambabarira ibyo bintu tukabyihora tukabiskipinga tugashaka ibindi bintu tuganira bitari ibyo ngibyo. Latina taha. Nyamara ubitekerezeho. Ahubwo mbwira uzihanganira kumba hafi n'uyu mutima wanjye wuzuye ibikomere. Uzemera gukomeza kunkunda ubizi neza ko umutima wanjye ufite undi muntu ukunda nubwo atakiriho. Ati Evan, erega n'ubundi na mbere hose nagukunze mbizi ko ufite undi ukunda, kandi nakomeje kugukunda mbizi neza ko umutima wawe wuzuye ibikomere gusa. Nemeye kugukunda nta kintu n'iki na kimwe nitayeho. Nemeye kuguha urukundo rwanjye nitaye ko nawe uzankunda. Nta kintu n'iki na kimwe cyampagarika kugukunda. Umutima wanjye urawuyoboye. Uramfite kuva umunsi wa mbere duhura. Nagukunze nkikubona. Ntabwo nitaye ku byo uri kunyuramo, nitaye no ku byo wanyuzemo. Icyo nitaye ni uko nkubona hafi yanjye. Ndabizi neza bizakugora ko nkunda. Biranakugoye pe. Ahari wenda no mu mutima wawe ntabirimo, ariko nzategereza. Icyo ndi bugusabe ni kimwe. Ntuzigere umbwira ko nkunda ubizi neza ko udahamanya n'umutima wawe. Uzareke njye nkomeze mbikubwire. Ninkubwira ko ngukunda ntuzigere umbwira ko nawe unkunda ubizi neza ko mu mutima wawe bitarimo. Just take your time. Nzaba ndi
ndi hariya ngutegereje ntabwo nzigera ndambirwa tuzazenga amarira mu maso agahobera Latina bati ntacyo mfite nakubwira numva mfite ubwoba nabuze Jaya ariko mba mfite ubwoba ko nawe nshaka kukubura Latina ati Evan uzigera umbura ye ndahari ku bwawe mve kuri abo ngabo bombi babiri amasaha aragenda akicuma Tania ataha mu rugo akigera mu rugo asanga mama yicaye mu sitting room asa n'umutegereje mbere yuko yinjira arabanza akavugira kuri telefone gato arimo avugisha Evan amubaza ati none se Rukundo washitse y'amahoro ati nashitse y'amahoro Rukundo Tania tujya wiyitaho umenye ko ari wowe rukundo rwanjye rwa mbere ubuze nahungabana ubona ati nawe jya wiyitaho umukunzi dore niwe wenyine nsigaranye niwe wenyine nakizera ubu n'abandi si uko ntabizera ariko urabizi ko ari wowe uyoboye kandi ati njye ngomba kubaho ku bwa musaza wanjye ngomba kubaho ku bwawe kandi nawe urabizi ariko ubundi Evan abonye ibirori byari biri hariya kwa Jajya mbega ukuntu ibintu ari byiza Evan ati noneho se ugiye kuva ku izima nawe ukundera ngo wabonye ko ari byiza wabona nawe ejo bundi dutayemo se burangiye nzabona umusore unkunda uri serious nka uncle Hirwa nzamubona ra Ivana tutamubona se ubwo nutamubona njye sinzagutanga kuko ninjye uzagutanga kandi ati se ari undi wananga wana ni wowe ibyo buryo ibirori byari biryoshye ibintu byari biryoshye bari kwerekana umukobwa bakunda ubwo mu birori bizaba bimeze gute Bana ati nyine bizaba birutaho tu ahubwo se nanjye wagira nkabatama ati shagenda wowe uruhinja se uratamona ahubwo se uradutamo udafite utagira ati nyamara nzabatamo ati nyuma y'imyaka nyine nagira ngo numve ko washitse y'amahoro reka ninjire ndabona wa mugore umbyara yicaye hariya asa naho anegereje kandi yo kumva ibyo ahomva mbwira banahera akaseka akavuga ati ariko Tania umenya ko wari mama w'ubuvuga kandi ati ibyo simbyitaye ntabwo ari mama wanjye wuzuye ubugome oya pe kwanza ubwo utangiye ibyo reka ngukupe nigendere akamukupa yinjira mu nzu akamuga ati se mwana wanjye ko mbona wari uheze hanze urinjiye urandeba ugaruka hanze bigenze bite kandi ati mwana hari umuntu twari turi kuvugana
ati umuntu si uwo muntu ni muntu ki? ni umuntu adasanzwe. Tani ati mama unyinjirira mu buzima bwanjye bwite, imyaka ari umuntu twavugana ahubwo se kutaryana byakugendekeye gute? Ati nari ngutegereje mwana wanjye, nshaka kukugisha inama. Tani ati njyewe Tani ungisha inama? Wowe mama wanjye nzi ugisha njyewe Tani inama? Yego kaka nakumira. Byaba bikugendekeye bite? Bije bite kugira ngo ngishe inama mama? Abaye ati mwana wanjye nyuma, hari umuntu wangishije inama. Tani ati mbwira ni ibigeze? Ese mama ni uko uwo muntu wananiwe kumugisha inama, nako nuko wananiwe kumugira inama ku buryo uza kuyigisha njyewe Tani? Ntabwo ufite ikindi kintu uri? Ati oya mwana wanjye, ye byandenze. Tani ati ngaho mbwira, wumve inama ukeneye nyine n'inama gatike. Ati rero mwana wanjye, umugore umwe mu nshuti zanjye afite umugabo n'abana, ariko abo bana bose ntabwo abakunda kimwe. Harimo uwo yakundaga cyane kandi akunda cyane, akabamo umwe mu bana yabyaye atakundaga kubera ko yavukanye ubusema. Ati yavukanye ubusema? Ntabwo yavutse nk'abandi? Ati oya, yavukanye indwara nyine, indwara itoroshye. Mama we asa naho nyine atamwiyumvisemo, ariko uwo mwana abaho aranakura, ariko nyina ntiyamukunda. Gusa uwo mwana agenda agira imigisha myinshi, arakundwa no mu ishuri akaba umuhanga, ariko akaba afite indwara idakira. Ati yo tumva ngize impuhwe disi. Hanyuma se mama, ubwo ngubwo nyine yakuze nyina atamukunda, kugeza naho umwana bibona ko nyina atamukunda, umwana aratorongera aragenda, ariko yigirira abantu b'umutima mwiza baramukunda. Ntabwo aricyo nshaka kungira iyi nama, ahubwo uwo mugore yashatse kwambura umugabo w'ubuzima, ashaka kumwica. Hano ati mu izina rya Yesu, ashaka kwica umugabo we babyaranye abo bana, amuhora iki se? Abagore baragwira. Ati nyine yaje gusanga umugabo we babanaga, bakundanaga, yari afite undi mukobwa yakundaga, mbese ntiyigeze akunda umugore we nk'uko yakundaga uwo mukobwa. Uwo mugore abyumvise biramubabaza, yumva yamwambura ubuzima, aranabigerageza, ariko umugabo we ntiyapfuye. Tani yatawe, yagize ubwoba ngo uwo mugabo yarapfuye, none se aragira ngo umugire inama y'ibihe. Nyine inama yangishije, yamfashije ngo yerure nyine azabivuge, cyane ko n'uwo mwana kuba yaravukanye indwara idakira ari amakosa ya mama we. Ati mama,
n'iby'inama ungishije rero ntabwo mbyitayeho. Njyewe ngo ari mama wanjye namutwika, namumenaho amazi ashyushye. Ubwo yaza akampinduka imbere akambwira ngo nari ngiye ngo kwica so. Mama ibaza ari nkawe. Ukarihingutsa mu kanwa kawe nkumva uri kumbwira ngo wari ugiye kwica data. Mama ikintu nakubwira ni ubwo burozi nangwa se ibyo bintu byari bigiye kwica data byihaba ari wowe upfa ntabwo nshaka kongera kukubona. Mama kwanza rekana nigendere ndananiwe kajye kwiruhukira. Ibintu uri kumbwira ndumva rwose bitamfasheho. Abagore b'ibigoryi baragwira nguwo kweri iri juru koko niba ribaho rizajyamo bantu. Ariko se banzu nyumve nose ubwungiriye na kandi ati mama nta nama nakugira pe umugore ni ikigori. Ahubwo nakuntu amabi yose yakoze yajya ahagaragara. Wakwiye gufungwa nagakwiye kwa muri society. Nuwo kwangiza abandi bantu. Ngo wamugisha inama ubwo nk'uwo wamusigira umwana ngakurere. Ego Yesu wanjye. Mama babarira rwose. Wangira ibintu byinshi have ndagiye ahubwo kandi araguruka akigendera ayasigara aho ngaho avuga ati mana koko urakoze katanyetse urakoze katanatekereje ko ari njye wivugaga mana yo kabyara yo gaheka wibare. Numva bikomeye. Uyu mwana nzamubwira ko ari njye ugiye kwica se ngo abyumve. Sundi jaya ibintu wanegetse ko ntari bubishobore. Kanyijwe araryumva tugomba kubikora. Ugomba kubibwira umwana wawe utitaye kuri ABC, utitaye ngo yakubwiye ngo iki. Bivuge amenye ko amabi yose ari ayawe. Mujiniro mwica aruka ahera ko ahaguruka atangira kumenagura ibintu avuga ati kwanza ndanakwiyamye ntabwo nshaka kongera kukumva. Nushaka gukora icyo ushaka byose nta na kimwe ndi bukore. Kandi yahera akamwumva akagaruka avuga mama wabaye iki ko numumenagura ibintu ese ninde muri kuvugana ni ibiki ubundi uri kuvuga. Asa n'ugize igihunga avuga ati hano hari umuntu nzengereje ijwi riranzengereje. Hata umuntu ijwi ngo ndafata ikindeke iki mama ko ngusize muri iyi sitting room wenyine nta muntu muri kumwe uri kuvuga uri kubikura. Ijwi ryajya yarikomeza kumutesha umutwe avuga ati bwiza umwana wawe ukuriye. Bwira taniya byose. Maya nawe agasakuza avuga ngo ntabyo mvuze ukora icyo ushaka ntabyo namubwira. Urumva nabihera hehe n'umwana wanjye kwanza ndanakwiyamye vira mu matwi vira mu buzima. Kandi biramucana mama meze neza. Ariko kubera ko Maya aba ari kumva ijwi akomeza gusubirikanya n'ijwi aho kumva ibyo Tania ari kumubwira kandi biramucana. Kubera ko ahamagara papa we avuga ati dade ihute bwangu mama ameze nk'umusazi. Harata ariko narigeze hafi yo mu rugo muri parking ndi gupakinga imodoka kuko nari niyicariye mu modoka nsa n'uri kwitekerezaho. Mva ndi gutekereza uburyo njye n'umwana wanjye noneho nta kibazo kiri hagati yacu. Kandi ati yewe ibyo uri kumbwira ndi kubyumva ngwino urebe umugore wawe. Arahera akaza ahagera agasanga Maya yabaye nk'umusazi arimo arivugisha wagira ngo afite umuntu bari gusubirikanya nangwa se bari kuganira.
avuga ati se bini biki kandi gusa yasaze ahera akamufata avuga ati we bite ubaye iki ko numva wivugana Maya mu bwoba bwinshi n'igihunga avuga ati ni mu ntabare munyuze uyu muntu arambangamira aranzengereje hari biramucanga umuntu ukuzengereje ninde se rero nawe urancanga ninde ukuzengereje uwo muntu se ubundi ari hehe ko njye nawe ndi kubona ndetse na papa we birabacanga kuko niba bari kubona ibyo Maya ari kubabwira bagira batya bakamwitaho bakamujyana mu cyumba akamuryamisha muguma iruhande kugeza asinziriye iminsi iragenda ikicuma ubukwe bwahirwa ndetse na Allen buba bwegereje Hirwa arimo agenda ahura na Cyozi Cyozi aramureba kimukubita amaso agaturika akarira Hirwa aramubaza tubaye iki Cyozi ati Hirwa koko iki gihe cyose imyaka yose nari nzi ko ahari wenda uzageraho ugahindura intekerezo but I was wrong ntabwo ndi kubyumva pe sindiyumvisha neza kugiye kugenda Hirwa nizere ko nyine hari imikino hari ibihuha kuko ufite ubukwe Hirwa ati Cyozi nakubwije ukuri tuhaganiriye inshuro nyinshi nakubwiye ko mfite umukobwa nkunda sinigeze nshaka kukubabaza iyo uza kuba waraje mbere y'uko mpura na Allen Cyozi nari kugukunda uri umukobwa mwiza pe ariko nyine nanjye ntago nakwikura muri uwo mukobwa ngo bishoboke gusa nari naniwe kuba narashatse reba imyaka yose namutegereje Cyozi ati ariko nanjye niyo nagutegereje Hirwa ati Cyozi ntabwo nshaka amahane pe ntabwo ibi bintu nshaka ko tubiganira kuko twabiganiyeho bihagije ndabizi ko nkunda ariko si kuba unkunda njyewe ntagukunda byakumarira iki ese wumva gushaka ko nkubeshya ntabwo nari kubishobora niyo mpamvu nakubwije ukuri Cyozi ati Hirwa ntabwo byakunda pe ntabwo byavamo ntabwo ibi bintu nabyemera ntabwo wabana n'undi mukobwa ngo mbyemere ntabwo wanyanga ngo bikunde n'imyaka yose nagutegereje n'uburyo nagiye nirinda nanze abasore benshi
naremeye mana, naremeye ngira ibintu byinshi ndeka ku bwawe, none wowe uri kwitera ukambwira uri gukunda undi mukobwa, ugiye kubana n'undi mukobwa. Hirwa ntabwo nabyemera, ubwo bukwe ntabwo buzaba, sinzabyemera, ntabwo nabyemera, simbishaka. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Hirwa araza kwikura ate imbere ya Cyozi? Ese Cyozi araza kugira ngo aho yakira ukuri kw'ibintu bihari? Ese twibaza ni mu bice bizakurikira. Yitwa Warahemutse, yewe nitwa Atete. Inkuru ni njye yandika kandi ninangiye wibagezaho.